Hello guys, nizere ko mukomeje kumererwa neza, muhawe ikaze kuri ya YouTube channel yacu ari nayo yanyu muzajya mukurikiraho ibintu byinshi bye bitandukanye. Mumbazaniye na application muzajya mukoresha ibintu by'akanyenyeri, ntago ari ibintu bikigezweho, ni ibintu bibateshereza umwanya. Ariyo mpamvu mugiye kubereka application muzajya mukoresha mugiye kugura amayinite, mugiye kohereza amafaranga, cyangwa mukaba mwareba igihe cyose cyangwa se amafaranga mwagiye mwohereza ne mwagiye mwakira ndetse icyarimwe ukoresheje application ngiye kubereka ibintu by'akanyenyeri, kwandika 142 akanyenyeri kangahe urwego. Ibi murabizi ko ari ibintu bijya bibasaza cyane. Reka dutangire mbereka iyo application izajya bafasha gukora ibi bintu byose. Reka mbanze mbereka nk'urugero, hanga turaje ndanditse akanyenyeri 182 nkakanda, cyangwa se ngiye kureba amayinite nkakanda akanyenyeri 131 urwego. Ibyo byamaze kurangira, byataye garanti. Ni ibintu byo kubarushya gusa. Iyi application izajya bafasha gukora ibyo mwagakoze muri ibi byose. Reka mbereke uko bikorwa rero. Uraza guhita uza kuri Play Store. Nugera kuri Play Store, reka mbanze nandikemo Play Store, ndajya mbereka steps zose uko zigiye zimeze. Ngira ngo murabona hanga namaze kujya kuri Play Store, ndaza guhita nandikamo Manage. Iyo application ngiye kubereka yitwa Manage. Ngira ngo murayibona, iyi ngiyi ifite amabara ya green, niyo application yitwa Manage. Icyo turaza gukora, turaza kuza tuyikandeho nk'ibisanzwe ku installing. Ngira ngo murabizi yuko ari ibintu bisanzwe. Murabona ko biri pending, murabona ari uku installing, ni ibintu byihuta cyane, ntago application itwara n'umwanya munini cyane kuba wa installinga, cyangwa se ikaba yatwara storage iri hejuru cyane muri telefone yawe. Ndumva rero ari igihombo kuba udafite iyi application izajya gufasha ibintu bigiye bitandukanye byo ngiye kwereka muri aka kanya. Turakanda hanga kuri open, ni ibintu bisanzwe, ngira ngo murabizi ko bakoresha application, ubundi dukanda hanga kuri allow kugira ngo tuzaye tubona notification igihe hari nka updates cyangwa se hari ibintu tugomba guhindura kuri application. Ngira ngo nimba muri kubireba neza, hano barakwereka ngo track your money, easily keep track of your money by recording what you earn and what you spend. Urumva ni application ibafasha kuba mwabona amafaranga yo mukoresha mu buzima bugiye butandukanye, ndetse nayo mwakira byose. Bituma mushobora kuba nimba ari ugusavinga, wamenya yo ugomba gusavinga, ndetse n'uburyo bwiza bwo kuba wakishyura. Application ifitemo uburyo bwiza bwo kuba wakwishyura, aho waba ugiye nko kwishyura umucuruzi ukaba wasikana gusa, no kuvuga ngo ugafata phone yawe ugasikaninga, ukaba uhise wishyiramo pin, ukaba wishyira amafaranga bitagusabye kuba wakanda ngo akanyenyeri 140 urwego. Ibintu nk'ibyo murabizi ko ari ibintu bitinda, kandi murabizi nanone ko igihe ari amafaranga uri gutakaza amafaranga yawe igiye muri ibyo ngo byo gukanda akanyenyeri 140. Nandi kubereka rero application ukuntu ikoze. Reka noneho dutangire. Ugitangira gukora sign up, ubwo icyo turaza gukora, turashyiramo Gmail, ubwo ndavuga email. Bamwe kanshyiramo wenda email yo gukoresha, urabona ngewe nk'iyo nshyizemo @gmail.com nk'uko bisanzwe. Kurikiza steps zo nagiye nkora zose, ubundi yishyiremo na password. Kiremo password, ubwo nimbisoza ndakonfaminga ya password yo nshyizemo, kugira ngo password nshobore kuba nayibuka neza, ntazayibagirwa. Umva nimba password yanditse inshuro ebyiri, ntago ushobora kuba wayibagirwa. Ubundi nkande kuri register. Nyimara gukanda kuri register, ngira ngo urabona ko bahita bambwira gushyiramo amazina yanjye yose, cyangwa se my full name. Ubundi nkaba nashyiramo na nimero za telefone, katuvuge wenda 078 gutyo. Nkaba nashyiramo na location ikanshireho wenda kari Kigali. Ngiyo ni location, ubundi ugasavinga profile yawe. Ngira ngo murabona ko ari ibintu bisanzwe, ibintu byoroshye cyane. Ngira ngo noneho urabona ko nimba ugeze hano bareta bakwereka amafaranga ufiteho, cyangwa se amafaranga winjije ndetse n'amafaranga wakoresheje. Bakwereka income ndetse na expenses. Ngo muri kubibana neza cyane. Ubwo tugitangira gukoresha rero iyi application, icyo ndaza gukora rero, nshobora kuza hano nkajya kuri pay, no kuvuga ngo ngiye nko kwishyura. Nimba ngiye nko kwishyura hano, no guhita nshyiramo nimero za telefone. Wenda ngiye kwishyura umuntu amafaranga, kanshyiramo nka nimero 387. Ngiyo ni nimero yanjye. Ushaka kunyereza amafaranga washyiramo gatesting ukareba. Noneho katujye kuko wenda dushyizeho amafaranga 200.
undi nkakanda kuri bya shortcut. Nimba ukanze hano ngira ngo ukanda ahangaha nk'ibisanzwe kuri phone nimba ugiye kohereza uko bigenza. Iyo umaze gukanda rero nta kindi kiba gisigaye uretse kuba bakujyana aho byose bikorerwa. Noneho hari igihe ushobora kuba uri gukoresha Airtel ariko ushaka kohereza kuri MTN, cyangwa se ukoresha MTN ko ushaka kohereza kuri Airtel, dukoresha icyitwa eCash. Tuzahangaha rero ubundi ugashyiramo izo nimero za Airtel cyangwa se MTN, warangiza ugakanda ngaha eCash. No kuvuga ngo ukoresheje eCash. Ngira ngo murabona ko rero ari ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byinshi application ikora, uretse ko nzagenda basobanura akantu kamwe ku kandi. Ushobora kwishyura amazi, ukishyura internet, ukishyura umuriro, amayinite, byose urabona ko iyi application wakoresha uri kwishyura byose. Urabona nimba ngiye nko kwishyura airtime, ngakanda hanga kuri airtime, ubwo nkaza hano nkahitamo nimba nshaka kugura amayinite ya 200 cyangwa se ay'ijana, ubundi ngakanda buy. Iyo nkanze buy ibintu biba byamaze kurangira. Urabona ahangaha rero ushobora no kwiyongereramo USSD codes zawe kugira ngo wowe uzagize ukanda bita bikunda. Ngira ngo no guscanning urabona ko ari ibintu bisanzwe kwa kundi ujya kwishyura mu bucuruzi, nimba afite QR code ukayiscanning ubundi ukaba umaze kwishyura. N'abantu b'abacuruzi ibintu bizafasha cyane kugira ngo abakiriya banyu bajye bishyira mu buryo bwihuse, kandi bizatuma namwe ibintu bigenda neza cyane. Murabona ko nka hahandi urabona ko ari ibintu byinshi cyane bigiye birimo, bahita banyereka hano ibintu byose byo nagiye nkora. Muri kubibona hano ko bimeze byose, na spendings ayo nakiri byose babiri hano. Kurona bagenda bakwerekana statistics, bakakwereka budget, bakakwereka expense, bakakwereka income, byose urabona ko biriho. Iki ni igice cya mbere mbakoreye. Mu gice cya kabiri nzaza mbere kuko ibintu byose bikorwa ko mberetse ubundi application kuko gukora registration yitwariye hamwe muri rusange icyo application ikora, ariko ntabwo twigize tuyikoresha. Ubutaha rero tuzaza tubereka uko tubikoresha neza cyane, kandi umuntu uragira ikibazo yatwandikira muri comment, twiteguye kuba twabasubiza. Naho utaha mu yindi video. Ciao. Ese utekereza ko website yawe ushobora kubyarira umusaruro muri TGG Media, dukora website z'ubwoko bwose tukanaziyamamarize ziganyanyiriza amafaranga. Ibaza no ku YouTube channel ndetse n'izindi social media zose zizinjiza. Ese uzabona ngombwa use content cyangwa kugaga building channel story, tugufasha kugura use content ndetse tukagaga building channel story mu minsi 7 gusa. Utanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Kubindi bisobanuro baduhamagara cyangwa kwandikira kuri WhatsApp 078 46 36 38 cyangwa website yacu tggmedia.net.